Ibihe byiza ku bantu dukomeje kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro tugenda tubategurira. Reka twizere ko aho muherereye hose mumeze neza cyane. Tubifurize uburinzi bw'Imana bukomeze kugenda bubana namwe, ariko hagati aho nyamuneka mureke tuniyubakemo umutima wa kimuntu kurenza umutima wa kinyamaswa, kuko hano hanze ndabona ibintu bikomeje kugorana cyane. Ibintu bikomeje kuba bibi kugera aho umuntu w'umukobwa ukiri mutoya afata umuhoro akajya mu rutoki rwa se wabo akarwararika rwose agashyira hasi. My friend, biteye agahinda, nge navuga ko biteye agahinda. Umuntu w'umukobwa yagakoze ibi bintu. Iyi niyo nkuru tugiye kurebera hamwe rero, namwe mwiyumvire ibintu bisigaye bibera muri sosiyete. Biteye agahinda, biteye ubwoba, biteye umubabaro. Reka rero turebe amakuru avuga ko mu karere ka Karongi umukobwa yaje kuba yakwirara mu rutoki rwa se wabo bapfuye amafaranga, aragenda ararutema rwose arushyira hasi, akajya yibanda kuri ya mibyare abona irimo kwana cyangwa iriho ibitoki, kandi nyamara ngo uyu mukobwa akunda urwagwa kubi. Inzego z'ubuyobozi n'iz'umutekano mu karere ka Karongi zatangiye gushakisha umukobwa witwa Niyigena Clarisse w'imyaka 21 wiraye mu rutoki rwa se wabo ararutemagura ashyira hasi. Niyigena watemye urutoki rero akimara kurutema ngo yahise acika. Kujya muri urutoki rwa se wabo byaturutse ku mafaranga yarabereye mu se wabo. Uyu mukobwa yararimo amafaranga 10,000 ayari mu se wabo, kuko ngo uyu mukobwa yaragendaga akanywa inzagwa, bisobanuye ngo uyu se wabo ashobora kuba pima, yarangiza kunywa ntiyishyure, aragenda mugeramo 10,000 by'ideni. Ariko uyu se wabo n'uyu mukobwa bakaba bari mu kimina kimwe. Hanyuma rero ubwo bagabanaga, ubwo iki kimina cyagabanaga, uyu mukobwa ngo ntago yari ahari, se wabo niwe wari uriyo, kubera yuko nawe ari muri komite. Rero yabwiye abanyakomite ati muyame ndayamushyira nta kibazo. Arayamushyira, ariko none aravuga ati ndayamuhanakuyeho ayanjye, kuko n'ubundi aya mafaranga ntago nazayabona, ntago wanajya kurega umwana mbyaye, mwana mbere se wabo ntago namurega, ahubwo reka nyakureho gucya ntacyo bitwaye. Uyu se wabo rero ari we Bizimana Andre yajyanye ayo mafaranga, ageze imbere y'umukobwa aramubwira ati rero ngiye kuguha 25, dore n'ibihumbi 35 wari kugabana, ngiye kuguha 25, ndaba urabunyishyira rya 10 nta kibazo. Umukobwa ngo ahita amubwira ngo ntago bishoboka, ngo arashaka amafaranga ye yose, natayabona ntago rirema. Ahita yanga no gufata ayo 25, ndetse ahita nikubita aragenda. Nyuma y'aho ngaho rero nibwo yahise abacunga, afata umuhoro yirara mu rutoki rwe ararutemagura, atema imibyare 18 ifite ibitoki, atema n'indi 30 n'ingahe n'itatu irimo kwana, yose arambika hasi, arangiza aracika. Inzego z'umutekano rero zikaba zirimo kumushakisha. Executive w'umurenge waho akaba yaravuze ko barimo kumushakisha, ariko byanga byakunda bagomba kumubona. Ibi byabereye rero mu mudugudu wa Gatiti mu kagari ka Rwofi, umurenge wa Mutuntu mu karere ka Karongi. Ibi byose niho byaje kuba byabera. Urumva ko hanze ahangaha ibintu bikomeje guhindura isura. Nta mukobwa wagakoze ibi bintu rwose. Abakobwa tugerageze no kwibaha basi. Urumva koko ukoze ibyo bintu umusore wazana guterete yabarinde azi ko wakoze ibyo bintu, kereka utabizi pe. Hari ukuntu natwe ubwacu dutuma abantu badutinya cyangwa tukisuzuguza tutazi ko ari byo turimo gukora. Tujye tugira amakenga tuniyubahe. Ngayo nguko rero byabereye mu karere ka Karongi, urumva ko biteye ubwoba.